Aba ni bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Rwoga, aha ni mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango. Bamwe muri aba baturage baratabariza umusaza witwa Nsanzabaganwa Benoit. Aba baturage baravuga ko bahangayikishijwe n'ubuzima bw'uyu musaza. Ni umusaza mu bigaragara ugeze mu kigero cy'imyaka 90, yibana mu nzu ya wenyine, amaze imyaka 20 apfakaye. Ariko ikihangayikishije abaturage ni ubuzima uyu musaza abayeho, ubuzima bwa wenyine, ariko by'umwihariko kubura ibyo kurya. Ibyo babona ko hatagize igikorwa uyu musaza ashobora no kwicwa n'inzara. Umunyamakuru wa BTN TV yamusanze ari kota akazuba, maze agira amatsiko yo kuganira n'uyu musaza, amubwira bumwe mu buzima abayeho, ariko akagaragaza ko abayeho mu buzima butamworoheye, no mu buzima bumusharire cyane. Ntabwo ubuzima se ko mbaha ngaha ndege nyine, urumva wese umva ubuze nta ntege, urumva se ubuzima buri he? Faranga se kuri bona warikoreye wahagurutse. Uyu musaza arifuza ko yahabwa inkunga y'ingoboka ikajya imufasha mu mibereho ye abayeho ya buri munsi, akabasha kubona ibimutunga ko kuruta uko yazicwa n'isari. Sigaye mvuga ntiwampa ngo nigendere mbe mu nzira no kwandagura abana. Nta musore w'ikirara muhashira n'ukwezi, ahubwo akaza yari umusinzi uba mu Ruhango. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace nabo bahangayikishijwe n'ubuzima bw'uyu musaza. Abaturage mu byifuzo byabo bakifuza ko leta ariyo yamugoboka maze ikamushakira ibimutunga, uyu musaza akazasaza neza ariko ngatishwe n'inzara. Nsanzabaganwa Yego, ni umusaza utishoboye kandi ni umupfakazi. yego, Nta mugore afite, nta bana bamwitayeho uretse umwana umwe w'umuhungu, nabo mu ngo zose nzi yakora. Ubwo rero abonye bamufasha ntawe uzi uko arya, basi umuntu afite umutekera wavuga ngo iki, kandi ntashobora no kujya no kuzana amazi ku mashuri ngo yoga no kwinginga. Erega ubundi kuri iki gihe byatewe n'ibintu byaje mu miryango, cyane mbere nta miryango icyumvikana. Nta bana bagihura ngo bogane n'ababyeyi babo ngo bavuga bati ese babwira ati rwose abana bangemeze ntango babyumva. Abakobwa n'abashakashatsi bigira za Kigali bagakina izabo. Umusaza hamariye kunanirwa ahera mu nzu, uwakamurwanyeho ni umuhungu we n'uwari wasohotse amashuri yabuze akazi, nawe ni ugushabinga shabika. Azana umugore abyaye kabiri, baracumbitse. Abo bacumbitse nibo barwana ku musaza. Mu mushinge mu muhubu ibyo mwakazanye mu bihe uwo mukobwa mu mushinge. Bo nta bushakashatsi baba bafite, se guhingira amafaranga 5 yayakuramo ikabutura akayakuramo ipantaro yabumarira. Nukumuwa mwamuha udufaranga mukaduha umukobwa we, akagira hagura ibiro by'umuceri 5, akagura ibishyimbo 10, Nahanga none iryamira zuba rikandengeraho. Kuri BTN TV yagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere n'imibereho myiza y'abaturage Mukangenzi Alphonsine. Nyamara ubwo twamuhamagaraga ku murongo wa telefone ngo tugire ibyo tumubaza byinshi ku by'iyi nkuru, ntigeze atwitaba. Bwe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Hirya no hino muri aka karere ka Ruhango hakunze kugaragara bamwe mu baturage bagaragaza ko babayeho ubuzima buhangayikishije, ariko ubuyobozi bukizeza abaturage ko hari icyo bazabafasha bakura muri ubu buzima buba bukomeye, bakabakura muri ubu buzima buba bukomeye. Ariko wagera hirya no hino mu mirenge itandukanye igize aka karere ka Ruhango, ugasanga abagiye bafashwa ari mbarwa. Iyi ni BTN TV, Ngendimahoro Samsoni. Aha ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu murenge wa Ruhango, aha ni mu kagari ka Rwoga, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Ikibazo cy'abagore bahamwa n'ibyaha hanyuma bakajyanwa mu magororero atandukanye hano mu Rwanda, ariko imiryango yabo ikabatererana ntibasure, ni kimwe mu bibazo giherutse kugarukwaho n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora DCG Rose Muhisoni. Yavuze ko biteye impungenge kuko usanga abagore bari mu magororero atandukanye hirya no hino mu gihugu, usanga imiryango yabo ibatererana ntibasure ku mpamvu zigiye zitandukanye. Ni ukureka mbabwire abagore bafite ibibazo, iyo mbivuze afande araseka bafite ibibazo pe, ntabwo basurwa
Imana yatigira ngo irabizi, munagize n'urugendo mugasura mukajya nko kuwa gatandatu umunsi wo gusura, mukajya nka Nyarugenge mukareba abagabo uburyo basurwa, mukareba n'abagore. N'ukuri ni ibintu bibabaje cyane. Abo umugore yafunzwe asa nkaho atereranywe. Iki kibazo kandi kigarukwaho na Honorable Depite Ndangiza Madina, Presidente wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Abanyarwanda kurwanya Jenoside ndetse n'uburenganzira bwa muntu mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, aho avuga ko ari ikibazo bagejejweho kandi nabo ubwabo biboneye mu ngendo zitandukanye bagiye bakora. Byagaragaye ko abagore bari mu magororero barimo kugororwa badasurwa n'imiryango, imiryango irabatererana. Ibatereranye rero birumvikana ko umwana atongera kubona nyina. Ni ikibazo rero twanagarutseho tuganira na Minisitiri atubwira ko ubundi byari bisanzwe bikorwa ariko bagiye kongeramo imbaraga ku buryo abo bana bajya basura ba nyina. Honorable Uwimana Console, Minisitiri w'Umuryango, atangaza ko ari ikibazo gihari ariko kandi nanone gikwiriye gucika ndetse no gukemuka kuko umugore wajyanwe mu igororero aba atabaye igicibwa. Mu magambo ye ati nkuko iyo umugabo afunzwe umugore mu muryango akora ibishoboka byose kugira ngo akomeze kumwitaho no kumusura, n'abagabo ndetse n'imiryango nuko nguko byakagenze bakwiriye kubishishikarira ndetse bakazajya bita kuri uyu mugore kuko umugore ugiye mu igororero nta gikuba kiba gicitse, n'ubundi abazongera akagaruka muri sosiyete kandi nanone agakomeza kugira uruhare mu iterambere ry'umuryango ndetse n'iry'igihugu. Byaragaragaye ko abagore bari mu magororero badasurwa ugereranije n'abagabo, cyane ko iyo umugore afunzwe ikigaragara nuko abagabo bayihita bashaka abandi bagore bikarangira nyine atakibuka ko afite umugore muri gereza. Icyo tukangurira abantu ni ukumenya ko umugore uri muri gereza afite uburenganzira nk'ubw'abandi, aba akwiye gusurwa, cyane cyane abafite abana bagakomeza kubasura kubera ko n'ubundi abari ba mama babo bazagaruka bakabana nabo. Turashishikariza rero cyane cyane abagabo kumva ko ari inshingano gukurikirana umugore ari mu igororero. Ntabwo biba ari skandale cyangwa ari amahano kuba umugore yahanwa ugereranije n'abagabo. Twumve ko urukundo abagore bagirira abagabo babasura, abagabo nabo bakwiye kugirira urukundo nkarwo abagasura abagore babo mu bibazo baba barahuye nabyo mu buzima. Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yasanze abagororwa bose bari mu magororero hirya no hino mu gihugu ari 74,253 barimo abagabo 68,944 ndetse n'abagore bagera kuri 4,773. Abana b'abahungu bafunzwe ni 516 mu gihe abakobwa ari 20. Ndibarusha impuhwe Bihoyiki Keve Christian, iyi ni BTN TV, ndi mu mujyi wa Kigali.